witwa indyarya. witwa indyarya indyarya zirana n'indyamirizi ubwo nyine bwahuye kiwi n'indyarya birahura. ubwo rero njye nawe hagiye guca uwambaye umeze neza ariko ndashima sinzi nuko mbyumva gusa navuze ngo gusenga no gusenga ako nemera ko Imana ibaho ari ibibazo gasonza kuvuga ngo bene birabaye numbaze yego nibyo banyita kiwi ariko banze neza banyita Eugene biterwa nuko wifuza kunyita amasimbi bamaze kubimenya ni Kiwi Rwanda Africa 1 niyo YouTube channel yacu dukoreraho ndi kumwe n'umuhungu wanjye hanga turi kuganira This motari Kabaka Jean Danger bakwita motari Kabaka Jean Danger motari Kabaka Jean Danger motari Kabaka Jean Danger cyakoze cyo papa ufite izina ryiza cyane ibintu life ya Kigali bari danger n'iki kandi nawe ubibona abari insazi mota ndashaka kukubaza ikibazo uyu munsi uramutse usanze abantu baguhamagara ngo uzubatware cyangwa se abantu ubusanzwe ukorana nabo uyu munsi muri uyu muhanda wa motari ukabyuka bakakubwira ngo uyu munsi gukora ikimotari ntago biri bukunde ndi guhita nibaza ngo uramutse ubyutse bakakubwira ngo uyu munsi ikimotari ntikiri bukunde na moto yawe ntago uri buyibone wowe wahita ukora iki ako kanya? utawiyakira nyine utawiyakira kabisa utawiyakira ugaheba ugahita profit uburyo ki washaka kandi kazi niko ngiye nabyumva. Nundi ni yamvugo yanjye ugomba kubaho uko ushaka ukabaho ubuzima bwose wumva ushaka kandi ukabaho uko ugomba kubaho apana kubaho uko abandi babishaka. Uyu munsi usanga abantu bajya kuri social media ugasanga nibo bafite amagambo menshi usanga aribo bantu badafite icyo bafite usanga badafite ubushobozi bwa hato na hato ariko ugasanga nibo bantu bambiri babasha kwita ku by'abandi batunze. Ngo uyu munsi ngo umuntu yaguze imodoka nziza ugasanga abantu barimo barabiteraho commentaire cyangwa se ugasanga umuntu yubatse inzu nziza cyane urasanga abantu barimo barayikomantaho cyane bavuga amagambo menshi amagambo atari ngombwa. So ndagira ngo rero nibwirira abanyarwanda ngo cyangwa se diaspora ugomba kubaho ubuzima bwawe wumva ushaka kandi uko bikwiye. Gusa ugomba kwirinda ikintu gishobora kuguteranya na leta ugomba kubaho life yose wumva ushaka ariko ukirinda ikintu gishobora kuba cyagutandukanya na leta uyu munsi. Niyo mpamvu rero mba ngiyewe nibwirira abantu abanyarwanda cyangwa se diaspora nkabwira ngo ubuzima ni bwiza cyangwa se ubuzima buragoye ariko nanone ugomba kubaho uko bikwiye wirinda kwiteranya na leta. Umuhungu umeze bite muri iyi mihanda mwana? Mihanda bari danje ariko rimwe na rimwe bice biba bibonekamo gake nko ku munsi nkawe nk'umumotari nibura amafaranga menshi ushobora kuba wakorera nangahe? Amafaranga yo kwimanaginga babigoye kuyovuga ati amafaranga ari ku murongo umwe babigoye ariko tujye tureka kubeshya ngo amafaranga ngo ya managinga ngo babigoye uramutse ukoreye ibihumbi nibura 15 muri uyu mujyi wa Kigali ntago byagutunga bro. Yego birashoboka ibyo 15 ushaka kuba wabikoreye ariko nago wavuga ngo uramutse ukorera 15 ntago watunga umugore n'umwana. 15 ntago bishoboka papa ntago bishoboka barakubeshya 15 ntago bishoboka. Kubera iki ushatse kuvuga ngo ufite ukorera 15 ku munsi ngo ntago watunga umugore ha mwana? Ubwo ntago uri muri babajama bakunda nyine kwizirika utuntu. Oya ntago ikibazo ari ukwizirika umusaza ntago ikibazo ari ukwizirika tu. Buryo ambwira ngo amafaranga 15 ntago yagutunye ntago yagutunga muri uyu mujyi. 15 se byaba byavuye he? Tagisi ya Kigali tagisi ya Kigali nta 15 birimo tu. Ese ko njya mpura n'abamotari bakambwira ngo amafaranga muri uyu muhanda araboneka. Abo barabeshya barimo babeshya nanjye mba nibereye muko nguko. Umusa mota ukoresha ni yawe cyangwa uraverisa? Ngenda verisa tu. Uverisa amafaranga ngahe? Ngiye mverisa amafaranga 7,000. 7,000 ku munsi? Yego. Uverisa 7,000 ku munsi? Yego. Nese ubwo nimba uverisa 7,000 ku munsi urumva amafaranga adashobora kuboneka papa? Nyine ibaze nawe verisa ya 7 urabona abari danje tu. Abari hatari. Ubwo nukuvuga ngo nimba nibura se nko ku munsi nimba uverisa nk'ibihumbi 7 nibura ubwo biba bisaba ko ku munsi waba wakoreye nk'amafaranga angahe? Nibura ku munsi uyu munsi wagenze neza abari agacumi. Uyu munsi wagenze neza nibura abari agacumi. Nase tubare yuko ubwo saving 3,000 se? Birashoboka ni n'igihe rega nabyo utabisavinga cyane.
none se ubwo ubundi uramutse ukoreye 3,000 mu by'ukuri ubwo se ko abamotari nzi ngo bararya cyane, ngo abamotari bara ngo nibo bantu muri uyu mujyi babasha kubaho ubuzima bwiza kandi ubuzima bashaka, ngo umumotari bara ngo ntiyageza saa 5 atararya, nibyo cyangwa ntago ari byo? Niko biba bimeze kuko mbere na mbere ikinyabiziga cyacu kiba gisaba yuko umuntu abanza guterekamo kire mu gifu agakora ameze neza. Ubundi umumotari urya neza ku munsi nibura rya kangahe? Kuri sinabenya abamotari wese uko babigenza, ariko ngiye kuri ngiye ubundi abari 2 tu. 2 gusa se? Ubundi bavuga ko umumotari urya neza ubundi mu muhanda nibura abagomba kurya 3 ku munsi. Yego birashoboka ku bandi bamotari birashoboka, ariko kuri ngiye ubundi abari 2. Ubundi ni saa moya, saa 6 na nimugoroba. Wanjye haba ari agatondo n'akagoroba tu. Agatondo n'akagoroba ubwo bushatse kuvuga nka sangahe? Mbashatse kuvuga kameranje ka mu gitondo ka breakfast mu mugoroba nabwo ngareba ukuntu niyeranja nkahita nivira mu muhanda nkaba ndayirangije ngata nicomokera. Nibura utangira kuza mu muhanda sanga ukava mu muhanda sangahe? Byaterwa n'igihe naba natahiye. Ukunda nko gutaha nka sangahe ugereranyije? Cyangwa se isaha uzira mu muhanda? Ahanini ubundi ngewe akazi ngatangira saa 2 nkagasoza saa 3 saa 4 gutyo. Akazi ugasoza saa 2 ukagasoza saa 3? Hoya akazi ngatangira saa 2 agasoza saa 3. Ugasoza saa 3 saa 4 gutyo. Saa 3 saa 4 gutyo n'ibindi. Ubwo nimba wagatangiye ugatangira saa 2 warangiza ukageza saa 3 za nijoro, bibare yuko uba wari ishuri ebyiri gusa mu gitondo na nijoro gusa se? Cyane na birashoboka tu. Birashoboka umesa. Birashoboka? Ntago ubwo gihe ntago ndi kubikurura nyine ngo mbyumvishe uburyo ushobora gukorera 10,000 warangiza ukaverisa nk'ibihumbi 7, wamara kuverisa ibihumbi 7 warangiza ugasigarana 3,000. ubwo se bwo tubare yuko mu gitondo ushobora kuburya 1,000 na nijoro ukarya ikindi 1,000, se ubwo byakunda? Babishoboka kuri ngiye babirakunda. Ni nkuko nyine nakubwira ati iyo 10 hari n'igihe naryo rishobora kuba ryarenga, ariko babigoye cyane tu. Ariko nibura hari igihe nibura muri uyu muhanda ujya ukorera nk'ibihumbi 20 cyangwa se 15 kuzamuka. Ibyo ngibyo byarashobokaga muri ya minsi ya Noheli n'ubunana, ariko ubu ngubu wapi, aka kanya ubu wapi. Bivuze ngo iminsi mikuru yakabaye ihoraho? Cyane buri bayihoraho byaba ari sawa, byaba ari fresh. Ari neza cyane. No bivuze ngo ubwo iyi minsi mikuru iriho ibiceri biraboneka cyane kurenza uko ibiceri byaboneka uyu munsi. Cyane rwose ibiceri babirimo cyane. Mata uri umusore cyangwa uri umugabo? Nge ndi umusore. Uri umusore? Umukobwa bita Jolly uramuzi? Umukobwa bita Jolly ntago nabamuzi, cyeka niba yaba ari Mutesi Jolly. Ndavuga Mutesi Jolly. Ndamuzi. Uramuzi? Aha, ndashaka kukubaza rero ikibazo so nkugira hirya gatoya. Yego. Uyu munsi uri umusore sibyo? Umuntu aramutse aguhaye Mutesi Jolly afite amafaranga sibyo, ariko bakakubwira ngo azajya gutegeka, ariko nawe azajya guha buri kimwe cyose wifuza, urumva? Azajya aguha amafaranga, gusohokana ahantu hose ushaka, amafaranga yose umusabye ayaguhereze, urumva? Nimurangiza mwibanire, ariko umubane ku gitsura cye, urumva? Agutegeka. Noneho bakaguha n'undi mukobwa mwiza ukorera 50,000, urumva? Ukunda gusenga, uzakubaha. Bakubwira ngo uhitemo umuntu mwakwibanira ubuzima bwawe bwose, ari wa mukobwa mwiza usenga uhembwa 50,000 na wa mukobwa Mutesi Jolly uzajya gusohokana ahantu hose wifuza, akaguha amafaranga yose wifuza, ariko akajya gutegeka, akaguha kondisiyo ugomba kugenderaho. Wahitamo nde? Ubundi reka nkubwire nanjye uratumenya uwo nahitamo. Mu muco wacu tuvuka mu bwami buzira abakoroni cyane rwose. Buzira abakoroni. Bivuze ngo wakanga amafaranga, wakwanga wa mukobwa mwiza w'umutima mwiza usenga, warangiza ugatwara nagatwara uwo nguwo ugutegeka. Yowe negeka ho wapi? Kandi afite amafaranga. Oya yarorera tu, yarorera. Icyo gihe naba mbaye nk'inganzwa. Nese urukundo si amafaranga?
iyo bigeze aho ngaho uhita ubishyira ku ruhande, bishyira ku ruhande. Ibintu by'inkundo nabyo biba bigoye. nese ureka nkubaza ikibazo, ubu wakunda umukobwa ukennye? Birashoboka, ushobora kuba wamukunda ariko mugashaka ibiceri, ku buryo wakanga umukobwa ufite amafaranga ngo urashaka umukobwa ukennye? cyane byashoboka, birashoboka kandi biranoroshye cyane. ariko musa bimeze bite ubundi? ngwino hano ngwino hano ngwino hano ngwino hano nyine tuganire, ngwino nyine tuganire. Icyuma se, ikibazo ntabwo ari icyuma. ntese ngwino nyine, ikibazo ntabwo ari icyuma. ngwino ariko tuganire. uyu motari arimo aratubeshya. oya ngwino hano, ngwino hano, ngwino hagarara hano ariko twiganirire. ufite isoni ziheze? niko nyine icyo nshaka kukubaza, umuntu nkawe ni gute ugira isoni? uyu mwana aravuga ngo yese gute se? abantu utekereze ubu turi ku isi. reba hano ibi byatsi, ngwino hano banza urebe ibi byatsi, ubirimye ukabarandura n'imizi yabyo byamera? ubirimbye ukarandurana n'imizi yabyo byamera? ntabwo byamera. hanyuma ubwo se ushatse kuvuga iki cyangwa ushatse kugaragaza iki? iyo ushaka kugira ngo urugwiri rumere cyangwa uteye amasaka, kuramo urucaca kugira ngo ya masaka agire gute, ugire umusaruro. ariko panangwanya umusaba kwitana. njye banyita Kiwi, we bakwita Kiwi. njye banyita Kiwi, we witwa Indyarya. witwa Indyarya? ko Indyarya zirana n'indyamirizi. ubwo nyine bwahuye, Kiwi n'Indyarya birahura. ubwo rero njye nawe hagiye guca uwambaye. umeze neza ariko? ndashima, sinzi nuko mbyumva gusa. navuze ngo gusenga no gusenga, ariko nemera ko Imana ibaho, ari ibibazo ugasonza ukavuga ngo bene birabaye. numbaze umusaye none se hano ku Gasima biba bimeze bite ubundi ubu ngubu? agasima reze abantu bose agasima nyine uko kaba kameze. hari indege ubone nta bice bihari ntaki. ariko iyi karitsiye niyo nagezemo nsanga nta ndege zihaba. ni ukubera kino karitsiye nta ndege zibamo? uko nta ndege? ahubwo n'ubu